yumva abafana bagenda bitotomba kubera iki wari urabona hari yampemukiye ukagira ngo bagiye mu kibuga kandi batabishobora. Ngiyewe rero nabakunzi banjye ntago ari abafana banjye. Yego. Hanyuma iyo abantu bavuze ngo uri muri legend ndetse impamvu uri muri legend ari nayo mpamvu umunsi twaje kuganira ku kina hanini kiri based kuri cinema cyangwa se ku bimaze iminsi biri trend. Ari nayo mpamvu bamwe bifuje nk'umuntu waje muri cinema kera shaka bisura rambye wisaziyemo. Waze ko njya nireba ndeba amafilime nakinnye kera nkabona nari ngifite agatoto none iminkanyari yaraje. Oya ntaho urajya nacyo uraba. Ariko ndavuga hamwe kuko niho nabaye none ntago ahandi naho sinzi impamvu ubwo sinzi nicyo bagenderaho. Turagenda twungurana ibitekerezo cyangwa ubwo sindagera no ku rugero ruhagije mu gukora simbizi. Hanyuma se niyo abantu bavuga kanyira nkotsa ari legend ni gute tutagiye kuri urwo rugero ruhagije? Ntago nzi icyo baheraho buriya Imana nibona ko bikwiye nanjye nzagerwaho. Ariko aho hantu hamwe nageze natunguwe nuko wari wateguye ibyo bintu ngewe yamamagaye biragoye. Yarampamagaye ampa ubutumwa ntabashije kubahiriza. Yego. Ngira ngo abantu benshi ni nacyo kigenda kibaca intege. Twavaga hano tukajya gukina ikabuga n'amaguru. Atari ku uyu munsi n'umwana w'umukobwa yakumva yuko agomba gutanga ruswa kugira ngo birababaza. Mbya numva bari legend benshi barakara. Sha ngiye ahubwo ngiye biranambabaza cyane. Isi yashize byateje akaduruvayi warabyumvisha bikurikirana nk'umusinyasti aho bahavuye yatsindiye imodoka ndetse arayimwa biba birebire cyane ati se mu kiganiro yikoreye mu coating ati ariya ati ntago ngewe nakinaga pranka kuko we ngo yamubwiye ko hari nabifuje kuyitsindira byibuze bikabitirirwa gusa. Ati hanyuma se ngewe mwanzanaga muri imikino yanyu nari nje gukinamo prank. Ana birababaza. Kira kintu wagifata gute kuba bahava vuga ati nge niringiye kuba ari yarimo cyane akaza yishakira hit yihuse nta ruguru buri kigo ryego. Yego. Benshi barabyishimira ati nukuri twararezerewe ku bwawe aturacyari muto nimba byaranze rwose bigutera amabuye rongorwa. Ubona yuko benshi bagufitiye impuhwe cyangwa se bafite impungenge z'uko utagomba kubaho wenyine kandi gukiri mutoya. Amakuru y'umutware cyangwa se yuri ya musore niba ari umusore niba ari umugabo simbizi. Nkubwire nawe mpereho nkubwire ngo mbabarira ngo sabe imbabazi nago nari nabiguteguje sabe abakunzi banjye inshuti zanjye imbabazi ngahore. Ariko se nkunda uko nabakunzi banjye ngiye bakigikira umva mwese mwamaye courage nishakira umugabo n'ufite batana arashaka mwarakoze warabibonye umva cyo bikora ndabakunda. Hanyuma uyu munsi rero ko benshi bari buze kubabara nibumva ko bya bintu atese nyirankutsa nawe twizera ko bwanjye kibona gifite sinzi niba kukibaga nta nubwo nzi uko babigenza bakakivana mu mwanya wacyo bakagitereka mu kindi bakakigira kinini ubwo kinini nuko ese ubundi bongeramo inyama shabwo ni inyama n'inshinge nk'uko pondezi ishobora kuba. Mukobwa wanjye nureba iki kiganiro tubyumvikaneho ikimuntu uragifite ikifite kirahagije ntago nzi ukuntu nabyakira pe. Afazaro akabona yambara bya bikariso agasohoka mu nzu ukabona yameza amabuno mwakubitana yambaye isuma agiye koga ukabona yanyunya akabona. Ariko baratonekara nagize ati wakabyarawe mfasha ati uko ujombye urutoki ati nshobora kuba naziraho igisebe ku kibuno ya Mana igitubabarira ntago nabyemera. Ufashe umujombye nk'urwara gutya yatonyoka ahita atonyoka mbese bisaba ese ubundi kimari iki si cyo kwicaza ku ntebe uwe ni wicaye ubundi iki kinyagwa. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze merere mu mande zose z'isi turabasuje cyane abari mu Rwanda n'abari muri diaspora muri rusange turabakunda cyane nkuko namwe mutwereka urukundo umunsi kundi munsi dusanze mu kazi uyu muvyeyi mukunda. Nagiye mbona hari abantu bagera muri batatu barakuntumiye. Yego ntuzi ukuntu aguhize ndabizi barakuntumye kabisa y'umufana wawe uba muri Canada yaramereye nabi nabona kino kiganiro arahita amenya
impamvu nzi neza ko ari buze kwishima, yambwira ati mbabara Nyirankotsa uzamutumire. Arambwira ati ni umu legend. Kabisa rivuga umu legend rero barakoze cyane kuma ibitekerezo byo kuba nagutumira ukaganiriza abakunzi bawe. Tugwaye ikaze ku Gasaro nanone nakagaruka uri umusangwa hano. Yewe hano ntago nkiri umushyitsi. Nyine nishimiye kugaruka. Umeze ute? Nakubwira ngo no munaniro. Ndakeka n'abari kundeba mu maso barabona ko naniwe. Neza cyane. Ndi mu kazi, iyo ndi mu kazi mba nashyizemo imbaraga zose. Kubera abakunzi bawe nyine ni imbaraga z'aba ubwo nizabafana. Bangira ngo mbashimishe kuko nkunda kubabwira ngo nkunda uko bankunda nanjye ndabakunda. Badahari ntacyo nabandi gukora. Ntago najya nkora filime ngo mpindukire nyirebere. Rero kunyereka ko bahari bakurikirana ibikorwa byanjye nanjye niyo mpamvu ntazo yaza ko bitabo. Nakomeze neza rwose Iwana. Urukundo rurakugose ubanza ufashwe neza koko. Si uracyari. Ubanza ufashwe neza oya si ibyo yaba n'abakunzi bawe yaba mu rugo yaba mu muryango wawe bagufata neza oya. Turaza kuyivugaho nayo utubwira amakuru. Cyane cyane urukundo rw'abakunzi banjye. Nge ntago nkibita abafana. N'abakunzi rwose. Abakunzi inshuti kuko umufana agufata mu byiza agufana mu byiza ariko ikibazo cyaza akavuga nga uzarebe ikipe yatsinzwe. Hari igihe umva abafana bagenda bitotomba kubera iki wari urabona hari yampe mucyo ukagira ngo bagiye mu kibuga kandi batabishobora. Ngiyewe rero nabakunzi banjye ntago ari abafana banjye. Hanyuma iyo abantu bavuze ngo uri muri legend ndetse impamvu uri muri legend ari nayo mpamvu umunsi twaje kuganira ku kina hanini kiri based kuri cinema cyangwa se ku bimaze iminsi biri trend. Ari nayo mpamvu bamwe bifuje nk'umuntu waje muri cinema kera shaka bisura rambye wisaziyemo. Waze ko njya nireba ndeba amafilime nakinnye kera nkabona nari ngifite agatoto none iminkanyari yaraje. Oya ntaho urajya nacyo uraba urihangana shootingira ahantu rero nanjye we nta kibazo. Videographer yatubwira amajwi ameze nabi nizere ko ari kutwumva ni hafi y'umuhanda baraza kwihanganira nibumva imodoka zitambuka cyangwa se n'indege. Yego. Hanyuma impamvu nifuje ko tuganira kuri uyu munsi navuga ko muri iyi minsi hari ibimaze iminsi twe tubyita ku mihanda cyangwa se ku ma social media agiye atandukanye. Ni ku mihanda nukuri ikintu cyose kiba ku muhanda no haba ikintu kiri exposed ubona nyine umuntu wese abona. Rero ni nkuko izi nkuru tuzishyizeho benshi nyine bahita nukuvuga ntabanga bari kirimo. Niyo mpamvu ari ku mihanda. Impamvu nayifuje kukubaza kuri iyi nkuru ndetse n'abakunze nko nakubwiye ko bavuze ati Nyirankotsa no muri legend uzamudutumirire twumva icyo ibi bintu abivugaho ku kintu kijyanye n'ama award yo mu Rwanda. Ndetse nabonye mama ambwira ati ngenda babara cyane iyo bafata abantu nka ba Nyirankotsa abantu bangenzi avugamo yampaye liste y'abantu bagera muri 6 ati ntibabashyire mu ma award. Ama award yo mu Rwanda yo uyabona gute rero nkawe Nyirankotsa? Sanda ntago ibintu njya numva nifuza kubivugaho kuko ntago nzi icyo baheraho. Bigutera umujinya. Sinzi. Ari ama award hamwe bantumiye sindi buvuga hariho. Yego nta kibazo. Ariko bari buhite babyumva neza. Sinzi nabandi babitegura niba ariko bameze. Umuntu abaye nomine turatorwa kuna online iki bikagera igihe bikajya mu bajaji. Twese turagenda tujyayo ariko nza gutungurwa nuko ubwo twagiyeyo ntago babwizeye ngo ndi butsinde cyangwa ndi butsindwe ariko byanga bikunda babifitiye icyizere. Ariko sorry ikintu cyanciye intege nkabona ko ibi bintu harimo ikibazo ariko ndavuga hamwe kuko niho nabaye nomine. Ntago ahandi naho sinzi impamvu ubwo sinzi nicyo bagenderaho. Turagenda twungurana ibitekerezo cyangwa ubwo sindagera no ku rugero ruhagije mu gukora simbizi. Hanyuma se niyo abantu bavuga ko Nyirankotsa ari legend ni gute utagiye ku urwo rugero ruhagije? Ntago nzi icyo baheraho buriya Imana nibona ko bikwiye nanjye nzagerwaho ariko aho hantu hamwe nageze natunguwe nuko wari wateguye ibyo bintu ngewe yampamagaye. Biragoye. Yarampamagaye ampa ubutumwa ntabashije kubahiriza.
ngira ngo abantu benshi ni nacyo kigenda kibaca intege murangenda avuga nibubona ko ngewe award nyikwiye kuko nakoze bitagombye kubera ko habaye iki nzayihabwa. Ubutumwa bwagombaga iki? Bwurumva nibe nkubwiye ngo wari wateguye iyo award wampaye ubutumwa, hari ubutumwa yampaye bituma bitambona ko nyine ubutumwa ntayubahirije. Ubutumwa n'ubwavugaga ko ugomba gutanga amafaranga kugira ngo utsinde. Aya ariko umuntu aguha message yego ntahishure ngo nukugira gutya cyangwa ngo kugira ngo ubone igikombe, ariko nayo nk'umuntu ureba ukavuga uti iyi message hari kishatse kuvuga, ariko ntibinshi intege ngo ndeke no kugira naho abandi bagiye akurebye nyine abadi ntabwo ariko byanshi intege zo gukora. Nawe rero uri kuducanga erega nyiraho uri umubyeyi sibyo? Oya impamvu uri umubyeyi habamo challenges nyinshi muri ibi bintu. Okay, utaza kugira ngo ni ruswa yindi cyangwa ibiki. Impamvu mbivuzeho birigisha. Hari umwana uri munsi yawe urebera nk'umuntu urora imodo nka Nyirankotsa akavuga ati byibuze nanjye ndifuza kugera aho yageze, hari ibyo ntiyaciyemo. Kuko uyu munsi nibugana n'umwana akubwira ati ngiye kujya ngiye muri sinema, hari igitambo natanze barabivuga akakubwira ati ariko ngewe nta kigano natanga, ngewe natanze ibitambo ntari ruswa natswe. Ati hanyuma bigenda bite ati kujya ngo cyangwa se mpabwe ibikombe bigende gutya, ukawumva yuko nawe aricuza icyatumye akora icyo kintu kugira ngo abe yabona igihembo runaka. Ukumva ko ni ikintu kimaze navuga gutera impungenge cyane cyane abari legend numva bibarakaza. Ati twebwe kera twavaga hano tukajya gukina ikabuga n'amaguru, atari ku uyu munsi n'umwana w'umukobwa yakumva yuko agomba gutanga ruswa kugira ngo birababaza. Mbya numva abari legend benshi barakaje nge ahubwo nge biranambabaza cyane. Mu by'ukuri ndi umukinnyi wa filime, ndi umwanditsi wazo, ndanaziyobora. Ego nibyo njya mbwira umukinnyi uzunsanga nanga harimo abakinnyi bashyashya kuko ni projet nshyashya ndi gukora. Urabizi mfite filime yitwa Ndirirende, nkafasha abakinnyi bake y'abandirirende bavanga n'abandi bakinnyi bashyashya kuko nindi projet. Ego nabanje kubakoresha ikiganiro ndababwira ahandi mushobora kugenda bakabaka amafaranga, ariko hano niba ufite impano izamuri nkorera ibyo nshaka gukora nabyo wumva bikurimo. Sanda ibyo bintu bibamo cyane, ariko nge ndi umunyamugisha ibyo bintu nta byambayeho byamaruswa cyane cyane ko nari umubyeyi. Niyo mahirwe ariko wajyaga wumva abana ku ruhande bivugwa mu bivugwa. Kandi ngira amahirwe mpagurukira muri groupe yari yobowe n'umubyeyi yitwaga Happiness. Yego urumva nahagurutse neza. Ariko kubyerekeye n'ama award nge nta ruswa y'igitsina bansabye, mutaza kumva gutyo ngo message nakiriye mukagira mutete se n'abakiri. Niyo mpamvu rero hari abashobora guhita bavuga ati umuntu uhangara umubyeyi nka Nyirankotsa ati ugomba kuma iki. Ni ukuri ndabizi ko benshi muri comment bari guhita bavuga bati no ntabwo ari byo. Message nabonye ninsaba amafaranga, ariko amafaranga uburyo kuyakamo ntabwo akubwira ngo mpa amafaranga cyangwa ngo yampe kugira ngo ubone award. Arakubwira ngo fata iyi nimero ngo nsunikira amafaranga hanaha ngaho mugukira ngo ndaza kuyaguha. Tuvuge se ni ngewe ko nta kuntu tuziranye. Yego nta hantu tuziranye birenze uyu muntu ko ntaranahura nawe uretse ko yambonye nimero yanjye kuko nabaye nomine cyangwa iki. Uyu muntu asabye amafaranga mu buhe buryo arambwira ngo nimuhere umuntu w'amafaranga gute. Icyo gihe rero ngewe kuko mwana ndya navunitse sanga bino bintu biramvuna cyane. Ibi bintu biramvuna ntakazamo imbaraga nyinshi. Mwana kumbwira ngo ninguye ku noti zanjye biramupango ntago ndi umukire. Nekereza ko umuntu atsinda kubera impano. Yego sindi umukire nta niki ari uwo gufashwa muri duke mfite namufasha. Ariko kumbwira ngo zana kugira ngo tsinde cyangwa iki nzatsinda kubera impano mfite cyangwa no kubera imana izahatiriza babandi babishinzwe. Yego hanyuma rero tugahita twibaza iki kibazo ariho mu minsi yashize byateje akaduruvayi warabyumvisha bikurikirana nk'umusinyasti aho bahavuye yatsindiye imodoka ndetse arayimwa biba birebire cyane. Ati se mu kiganiro yikoreye ndamukotinga ati ariya ati ntago ngewe nakinaga pranka kuko we ngo yamubwiye ko hari nabifuje kuyitsindira byibuze bikabitirirwa gusa. Ati hanyuma se ngewe mwanzanaga muri mikino yanyu nari nje gukinamo prank. Ana birababaza kira kintu wagifata gute kuba
bahava bavuga ati njye niringiye kuba ari yarimo ndavuga ati ibi bintu ntago byazama amanyanga. yego ubwo nyine yumvaga ari umuntu afitiye icyizere. Bana bajye bakora ibintu bari seriye sibyo guhagarika umuntu hariya ngo aratsinze ngo ibiki urangiza icyo yatsindiye ntukimwe. Mbabara ibi bintu tubiveho njye birandakaza hindura ikiganiro byama award. wirakara byikura akazi umuntu ati njye nafashe urugo rwanjye ndaruta akuze inshuro babazungurukije ati njyanye amata njya za Gisenyi za Musanze umwanda unani sorry umwanya byonyine yirirwa azenguruka imihanda ugenda mu ntara hirya no hino ni umubyeyi. Ego basi bajye baha agaciro umwanya umuntu aba yataye yiruka hirya hino. Okay nta byinshi mbiziho reka tubive kubigezeho nkabona rirakaye nyiranko nta byinshi mbiziho. Hanyuma se nkawe wagiye muri sinema kera nihe nama ushobora kugira umuntu uwo ari we wese ushobora kuba yabona igihembo akagitsindira mu ruhame hanyuma bikarangira kuriya bikarangira nabi kandi wa mugani washyizemo imbaraga zawe nyiranko washoye amafaranga yawe washoye imbaraga zawe washoye byinshi byawe ndetse ushora navuga n'ibitekerezo sibyo kugira ngo utsinde nuko nawe hari byinshi wigomwa. Yego n'umwanya uba watanze rego baranakoze ndabyemera. Ndakeka hari bitazongera abo bantu babitegura nabo barabibona nukuri bajye badufasha. Ikindi kandi nk'umuntu bibaho gutyo akazenguruka agatsinda igihembo yagenewe ntakibone uretse se ko hari ikindi no kugira ngo ihangane wiyakire. Hari ibintu bishobora kukubaho ukaba wagira ikibazo ukaba washituka tuza wibyegereza umutima cyane ubyegereje umutima cyane ni ikibazo no gutuza. Ariko birababaza wowe icyo gihe ntiwababaye none se ugira ngo usikuba ukabura icyo ukora ugahita utuza ariko uzi kwicara ukiyakira ukabona nk'umwana umaze ukwezi muri sinema pe harushobora kuza mu kwezi muri sinema agakora sinjya umva akanakora kanigaragaza umva nanjye nkagira nkavuga nturi umukozi pe nk'ubu hari abana bari kuza ubunange bwanjye ndi gufana ukabona ko bari gushyiramo imbaraga pe ariko ukabona nta naho uwo muntu muzi ukabona aramutambukije bamuhaye igikombe ukavuga se uyakina sinema ni umunyamuziki akora iki ubwo ndakeka ari bya bindi twatangiriyeho. Ego birababaza rero gutumira abantu kugira ngo ugaragaze ko abantu bahari babaye benshi nyamara ujya gutegura n'icyo gikorwa bugomba guha amawadi ibikombe byose warabateguye abandi ukabazana nk'ibishushanyo cyangwa kugira ngo ugaragaze ko sare yawe yuzuye ndi kubwira arabyumva bagerageze vraiment shanyira ngo si ibintu yabikomerekeyemo uswe ibintu aribwo mbivuze ngiye mita ngiye mbibone warakaye ukuntu itundukiza ijisho ibi bintu ni ubukambere ubivuze wari wabona ikiganiro mvuga ku maawadi kada cyangwa uwo muntu wayigize kumuganiza ibyakubayeho kubera ukuntu abona agashyiramo imbaraga yanyandikiye inshuro 3 atari kwaducakiye Nyirankutsa wancakiye Nyirankutsa aba muri Canada shano kuri inshuti yanjye ngarambwa ati ndamuzanyandikire disi tuganire atari kombabazwa n'ukuntu nkunda filime ze ati nkaba ntamubona mu ma award buri yari wowe ufite ubwo bubasha buri disi we wayima yo ariko ntago nzareka gukora nzakora pe cyane sinzareka gukorera abakunzi banjye inshuti zanjye rega n'iterambere ryanjye ngo nuko ntabona award no nzakora cyane kandi sinzacika intege. Hanyuma nkawe uri muri sinema Nyirankutsa urandika uradirectinga ukora byinshi bitandukanye ko benshi ubona bafite impungengero za sinema yanyu ati sinema maze rwose kugenda ubona iri gutanga indi sura iri kugenda mbese ukabona abo hanze badafite nabo bahuriye na sinema ukabona nabo bafite impungenge cyane za sinema yacu bari kubona iri gupfira hese niba hatunga urutoki tuhamenye ni hehe biri gupfira kuba nakwandika filime nkayikinamo nkanayiyobora mwana ibintu biranagoye ni bwa bushobozi bukeya ego kwirundaho iyo mirimo ubundi sha akenshi ntibinabaho niho handi uzasanga no muri filime hajemo amakosa kubera kwirundaho ya mirimo gute kora bwa bushobozi bwo guhemba wa muntu uza kukuyoborera filime kenshi abakinnyi ugasanga
hari igihe baduhemukira ugasanga inkuru urayikoze nk'ubu urugero ndi gukora filime ndi kwita Ana film ninjye Ana mfite ndirirendi ninjye ndirirendi ntabwo ari ugukunda kwirundaho story cyangwa aho gureba gufata umuntu ngo ese mwitirire filime yanjye ejo navuga ngo ndahagaze filime irahagarara byagenda uti biragoye rero ibi bintu kereka niba ari zo mpungenge bafite kuri sinema gusa ariko sinzi ikindi bafiteho impungenge nabonaga ejo bundi hari ababyeyi bandika mu makomenti ati dufite ubwoba abakobwa bacu nimba bajya muri sinema ati ibi bintu bibamo nyine ni nyuma yari ama award ati nimba ibi bintu babona abasesenguza ati hari kuzamo za ruswa z'igitsina zivugwamo ati hari abatanze ruswa kugira babone ibihembo byaravuzwe icyo sindi bukemere ubona ababyeyi mbese mwababyeyi mwe mureke mbabwire iki kintu sindi bukemeranyeho namwe ntago sinema ari rarura abakobwa bacu nanjye ndishyiramo kubera ko nanjye abana ndabafite ntago ari turarurira abana pe ahubwo ni wa mwana ushobora kuza akaza afite indi mico yifitiye cyangwa se akaza ashaka hitihe cyane akaza yishakira hiti yihuse nta ruguru buri kigo ryego yego nukuri wenda agasangamo nk'umusore umwe nawe ufite icyo kibazo wa mwana bikabukonguko ariko ntago bivuze ngo muri sinema nuko tumeze harimo abasaza harimo abagore bakuze nkanjye harimo abamama bambyaye ntago uje muri sinema wese rwose araruka yego hanyuma Nyirankotsi ndashaka umbwire abadamu batatu wemera muri filime Inaha Iwacu mana yo mwijuru kari benshi ndabizi oya impamvu mbivuze ni benshi ndabizi ariko nkawe muntu wa kera umbwira ati byibuze aba bantu imikorere yabo ni abantu mbona nanjye nkavuga ngo hari akantu nabakuyeho kandi nawe nzi yuko nawe ubwawe hari abari filime zawe bakazikuramo byinshi batatu shakire kange iyo nsaba 10 kuko barashoboye abagore bo mu Rwanda barashoboye ndashaka noneho umubaze reka nkubwire umudamu wa mbere nemera cyane uri ukina Esperance ya muri Seburikoko undi mikinire ye uko angana uko akina bimurimo ni n'inshuti yawe by'umwihariko turamusuhuje mama wanjye mwita mama wanjye okay ntabwo ariko muvuze kubera ko ari inshuti yanjye arashoboye reka nkubwire undi mudamu wenda ahandi ho ni benshi impamvu mbanje uriya n'umumama ukuze muri sinema harimo ba mama Nike ni benshi harimo bandi ni benshi ariko nkunda ukuntu uriya mu mama bikora cyane n'abandi ndabakunda batatu reka tubareke umudamu reka mwikwibarize ntacyo umudamu bita Pascaline wumufata gute rero Pascaline nde Ingabire nakubwiye ko abagore bose bashoboye oya ndashaka umbwire umufata gute ni umuntu filime ze uzibona gute niyo mpamvu mbikubaje kuko nawe ni umudamu ukora cyane ufite kandi navuga kabisa filime zirimo inyigisho zitandukanye kabisa nawe ni umugore ushyiramo imbaraga nyinshi mu byo akora ubundi hari icyo bita kwisobanukirwa abadamu benshi hari igihe bagera imbere ya kamera gitocyanyira uyu ngo ubusa wambona ubusa kuko ngibaze ariko nkunda ko iyo tugeze imbere ya kamera na Pascaline niko ameze nyine ni Pasi yego Pasi nawe ni umukinnyi mwiza reka nkubwire undi mudamu simuzi nta nubwo ndamubona ntituranahura ni umudamu umwe wakinnye mu izina ryanjye witwa nde akina mu muturanyi yitwa mama Edi ni mama Edi ni umuhanga cyane turi umuhanga cyane gute ari mu muturanyi ni umuhanga cyane ariko no muri filime yitwa Nyirankotsi uriya mudamu ni umuhanga kuko hari aho nari mfunze baza gukora filime sinayibonekamo urumva hari akabazo nari mfite kandi babona ko filime idagomba guhagarara aza kinari ngewe yego nkurikije ukuntu iyo filime nayikinnye uwo mudamu ko yakinnye uri umuhanga wa mudamu we kuko nari umugore nimvuga ngo nari inshinze yafashe umwanya wo kumenya uko nzamura urutoki niko yaruzamura yamenye umwanya kumenya uko nashora arabikora nawe ni umuhanga hanyuma bahavu abagore bo mu Rwanda akora abahanga uriya we ararenze reka tureke we yarakwemeje umva turashoboye abagore b'abanyarwandakazi turashoboye pe n'abakinnyi bahavuwe umuntu ukoramo impanga bigakunda we
umva ni umuhanga. bisaba kuga, Bisaba umwuka, ariko ujya ubona imbaraga n'abakoresha hariya ahantu ukuntu zingana. Nawe ni umuhanga cyane. ego. Hanyuma rero twisubirire kuri Nyirankotsa. Yego. Nyirankotsa twigeze gukorana ikiganiro mu minsi yashize, baraterewe ivi. Benshi barabyishimira ati ni ukuri twaranezerewe ku bwawe, aturacyari muto, nimba byaranze rwose bigutera amabuye rongorwa. Ubona yuko benshi bagufitiye impuhwe cyangwa se bafite impungenge z'uko utagomba kubaho wenyine kandi gukiri mutoya. Amakuru y'umutware cyangwa se uriya musore, niba ari umusore niba ari umugabo simbizi. Nkubwire nawe mpereho nkubwire ngo mbabarira ngo sabe imbabazi, ntago nari nabiguteguje, sabe abakunzi banjye inshuti zanjye imbabazi, biriya bintu ntago ari ibyanyabyo. Ngira ngo abakurikira filime yanjye yandirire nde barabibonye ko yari filime. Ndakundeba ngaho re. Ariko se nkunda ukuntu abakunzi banjye ngiye bashyigikira. Umva mwese mwamaye courage, nishakira umugabo n'ufite batanu arashaka, mwarakoze. Warabibonye? Umva cyo bikora. Ndabakunda. Hanyuma uyu munsi rero ko benshi bari buze kubabara nibumva ko bya bintu atese Nyirankotsa nawe twizera ko kujya ukora prank. Sha nibihangane nanjye bwa mbere narayikoze. N'ubwa mbere umva, n'ubwa mbere nari nyikoze. Ariko narayibakoze kandi irabafata. Nyina ngwaje akunsetsa ngo n'ubwa mbere nari mbikoze. N'ubwa mbere nari nyikoze kandi yarabafashe. Nta numwe wamvumbuye. Sha nta numwe nanjye. Ntabwo ubwawe ni wamvumbuye. Ariko jewe nisiko nano gupostinga amafoto. Wandika ati Sandrine umva iriya ni filime yanjye ndirire nde, basimbuke bagiye kuri Ndirire Nde TV barebe muri season ya 9 ndaza kuguha iyo episode yishire batagira ngo ndi kubabeshya. Muraza kuyibona iyo episode muze gukanda aho hasi, murayibona ko ukwa kundi mwavuga ngo bantereye ivi biki. Uriya ni umukinnyi wanjye mwogacwa. Ni n'umusore? N'umwana ahubwo. N'umwana? Uskuri yangana n'imfura yanjye. Uriya rusha imfura yanjye imyaka 5 yonyine. Si umuntu urusha imyaka 5 umuhungu wanjye kuko oya. Uriya ni umukinnyi yari filime rwose mu mbabarire pe. Ntabwo ari byo. Nakamara maza umugani w'umurundi. Nakamara mazi ya ni filime. Nuhe muntu ugikina kuri uyu munsi noneho? Mwigize gukinana muri filime kera kuva watangiye gukina. Haryo watangiye gukina? Kera ntangira. 2010 nirwa ntwaze bikapa abakinnyi ngira gute. 2011 nibwo nagiye imbere ya kamera. Namaze umwaka mbatwaze bikapu. 2010 hari filime wakinanyemo na ntuzi ni Aria? Niba nibeshye? 2011 nibwo nakinnye muri Happiness. Nkina muri filime yitwa Rugamba. Nkina n'uyu mugabo ukina muri filime yanjye ari Papa Mutoni. Icyo gihe yitwaga Rugamba. Nkina na munyine nuri ya Esperance. Ndumva ariho nahagurukiye naho ngaho. Nta filime wakinanyemo na Aria? Ari kera yitwa Neri? Neri ndayibuka nakinnye amafilime menshi. Nkuba oya ntago nayikinnyemo. Ntago yikinnyemo. Hanyuma se iyo ubonye kuri uyu munsi umuntu mwakinanye mwabanye navuga nawe kiragiye si yarahari uyu munsi yarabaye mu boss cyangwa se umukirekazi ukomeye cyane, wumva nabyo atari ishema? Bintera ishema nkumva ko nta mpamvu zo gucika intege, tugomba gutera intambwe tugakomeza. Ni nayo mpamvu njya mbwira abakinnyi banjye nkabwe nti nibika yavuye kwigi ntimucike intege, dukomeze ibyiza birembe. Mwari muziranye ariko icyo gihe kera? Yego. Imana igira neza rero. Sibyo se kiragero n'umukinnyi bwabonaga gute? Kuko uyu munsi nta gikira uko byagenda kose nawe hari igihe kizagera ukavuga ngo filime mbishyize ku ruhande, reka mbishyire ku rande nigire mu bindi. Ntabwo nzi ko nabishobora. Nkareka filime nyine najya mu bindi, ariko igihe kikajya kigera agatima kagakubita nkaza nkakora duca. Ndabikunda pe cyane, ariko nkunda sinema. Nubwo naba ndwaye twadutege ducya nkaza iyo ngeze imbere ya kamera mpita numva ngize morale. Yo
ntabwo nzi ko filime nayireka. biragora rimwe na rimwe ariko ntago biba byoroshye. Ndengwaje umukino yabona gute muri kiragiye nubwo uyu munsi atagikina. Nge rero numvaga nta kibazo cye, nabonaga ari umuntu utuje nyine uzi kubana n'abandi nta kibazo. Nta kibazo. Niko bimeze rwose nyiraho tudamwikundira ati nta kibazo. Ubuntu mutagiranye n'ikibazo nta n'ikibazo kiba gihari. Rero nta nubwo njya mbona umuntu twagirana ikibazo gute se. Ikibazo kibaye hagati y'abantu mugomba kugikemura kikarangira, uretse ko nta nawe kugira ngo umwanya umuntu aba ufite babigoye. Uzi kubona umwanya nkumva ahangaha nananiwe bitangenda ari ugukaraba shari n'igihe ntaryo wabona umwanya wo kujya kugirana umuntu n'ibibazo koko ukagenda wihengeka uryama cyane rwose umutekereza n'ibizakorwa ejo ntabwo ari umwanya w'ibibazo wawubona. Kandi urwana no ku muryango, kandi urabiza abadamu tuba dufite inshingano nyinshi, nubwo mba ndi muri aka kazi kansaba imbaraga gutya babinsaba no kwita ku muryango. Hari n'andi imbaraga zawe ugomba kuzishyira cyane n'abana guseka ntacyo pego unone ariko kandi nawe none si ibyo imbaraga ku muryango n'ukuri ahubwo uranganze. Harya umwana w'umukobwa ngana ate? Mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 17. Imana ishimwe agiye kuzuza imyaka y'ubukuru. Impamvu mukubajisheho aramutse aje kugeza igitekerezo bigezweho cyane. Ejo ndinaganaga n'umwana w'umukobwa yakumbwiye ati ngewe mama nta kibazo twaraganiriye arabyemera. Kobwa ati mama rwose urabona amaze gukura kandi koko amaze no gukura agize imyaka 18 cyose 20 ariko bigezweho kuba umuntu yakibagisha ikibuno. Ati none rero mama ugomba kubyihanganira cyangwa se akanaza yanabikoze avuga ati mama rwose ubu ngubu namaze tayari akibagisha ikibuno. Ejo njye bundi ngiye naganaga n'umukobwa ambwira ati duherukana mpima nk'ibiro 50 ariko twahuye ejo bundi ndutari munini cyane ndamugani ambwira uburyo kingo yagiye kubagisha ikibuno. Amahirwe mfite nuko umukobwa wanjye ikibuno gifite sinzi niba kukibaga nta nubwo nzi uko babigenza bakakivana mu mwanya wacyo bakagitereka mu kindi bakakigira kinini ubwo kinini nuko ese ubundi bongeramo inyama shabwo ni inyama n'inshinge nkuko pondezi ishobora kuba. Mukobwa wanjye nureba iki kiganiro tubyumvikaneho ikibuno uragifite icyo kirahagije ntabwo nzi ukuntu nabyakira pe. Afazaro akabona yambara bya bikariso agasohoka mu nzu ukabona yameza amabuno mwakubitana yambaye isuma agiye koga ukabona yanyunya akabuno ariko baratonekara nagize ati wakabyara we mfasha ati uko ujombye urutoki ati nshobora kuba naziraho igisebe ku kibuno ya Imana igitubabarira ntabwo nabyemera. Ufashe umujombye nk'urwara gutya yatonyoka ahita atonyoka mbese bisaba ese ubundi kimari si cyo kwicaza ku ntebe uwe ni wicaye ubundi iki kinyagwa ariko abagabo bara ubu ngo no kugira ngo abahungu barebe nyine abahungu barebe nyine ikibuno nta okay ikibazo cyerekana gisubiza shabya nambabaza bimbwiye yabikora ntabikunze nukuri byambabaza pe ni kwa kundi umwana wakora ikintu utigeze ugikunda nyine nta kindi akagutungura kandi byabaye rwose anahari ntazangisha inama nibe yumva yanabikora nta kindi namukorera naze yabikoze sinzamwirukana kuko nuwanjye ariko bizambabaza ako icyo afite kiranamuhagije pe nibe byakundaga bose abantu bajya kubagisha ibintu umuntu akajya terura nk'icyo akatereka hariya akamuha akagenda atarinze kubagwa akagwa gatoye umwanjye ntimaze iki nirwa ngipfunyitse muri ibi biguti wahita upasura ukamwihera namwihera pe nyene ntago byashoboka ariko nabonye ibintu bivamo ariko se biriya bintu nibyo je nagize ngo ni kwa gutwika k'abanyamakuru ku ma YouTube je nabonye nanjye ibintu biturumbuka ni ibyanyabyo biriya bintu hari igihe kigera iyo nibashize imyaka 2 3 ntusubire ngo ari ibintu bagutera ibiki njyambona n'Imana izatubaza byinshi gufata n'umubiri yaduhaye tukakoresha ibyo dushaka buri myaka 2 yakubwa ati ndagenda bakongera bakankubita ibindi biti nkagaruka nyene yewe mbabare ibyo bintu tureke nabyo biteye ubwoba babura njye mu kazi dore bugiye we pose mwayibonye reka dusoze ikiganiro
pure hanyuma nyiranko dusa n'abasoza ikiganiro umwanya wari na mutoya ariko Yego. urahagije Ni ukuri. abakunzi bawe urabasubije reka mvuge ngo byinshi bifuzaga kumenya nyirankotsi ababyumvishe nawe hari icyo abivuzeho ntabwo yabimye amakuru n'ubundi abakunzi bawe babwiye ibindi narababwiye n'ubundi ngo nibazajya bankenera rwose bajye bantumaho ndahari sibyo rata nze mbagane ndahari cyane ku bwanyu ikindi nababwira musimbukire kuri Ndirirende TV sigaye mbaha filime ya Ndirirende buri munsi usibye ku cyumweru ngiye kubazanira indi nshyashya yitwa Ana film nayo nyine nuko noneho nabaye umukozi wo mu rugo uwo mukozi wo mu rugo yo ariko ni byiza kuba waviva ubuzima bwose kuko bose nyine n'ubuzima busanzwe ubundi ibintu rega dukora n'ubuzima busanzwe yego reka tukure kujya mu kazi wakoze cyane kuduha umwanya Imana iguhe umugisha kandi urakoze nawe tujye tukubonaho kabyara wigane n'abakunzi bawe ndahari sikutambaje ko ntambaye impeta we impamvu nari nyize tugusanze mu kazi tugushushubikanya banjye dore nari ndiho nyine ndi umukozi kandi nari umukozi utambara impeta mpisha yuko mfite umugabo kandi umugabo wanjye dukorana mu rugo umugabo wanjye aba ari umuzamu ngende ubwo babita gute umuyaya ko numva iryoshye iraryoshye bya hatari umuzamu aba ari umugabo wanjye nanjye ndi umukozi wo mu rugo ariko ba bosi batabizi bikarangira umwana wanjye akundana n'umukobwa wabo kuko baba biga ku kigo kimwe tutabizi ngiye mba nkora akazi ko mu rugo kugira ngo umwana wanjye yige mu ishuri umugabo ari umuzamu yego bajya bavuga ngo umuzamu n'umuyayo iyo babyaranye ngo babyara umuboyi ngo yaba umukobwa akaba umunyagataro ibyo nibyo ndi kurwanya ndashaka kwerekana ko nabo bashobora kubyara umwana akiga neza babiharaniye kandi akavamo umuntu ukomeye icyo gihe rero umukobwa wanjye impamvu yamenye n'umuhungu wo kwa bose nuko biga ku kigo kimwe karangiye nyine dufashwe urwana rwanjye ruhageze ruza ruvuga sheri rumbonye rurantamaza ngo mama papa aratwirukanisha urakoze cyane ndumva iryoshye iraryoshye cyane muzayirebe ndumva episode ya mbere nzayiba umunsi turi kuwa kangara turi kwa kabiri iki kiganiro oya turi kwa gatatu turi kwa gatatu iki kiganiro uzagisohora ejo ubwo nyine ubwo kuri mwebwe n'uyu munsi ku cyumweru nzabaha episode ya mbere ya Ana film kandi bazayikundisha kandi n'ukuri muzayikunde n'ukuri rega ni mwebwe nkorera gisi ni muneza imbere bagufollowing zabure awadi bure no kugira ngo koko mu masaha bazicwa n'agahinda disi nkeneye sub murakoze Gasaro TV.